Abanyarwanda bafashwe ku ngufu nta kanya bahawe na gato ngo bahitemo niba bemera ubutinganyi cyangwa batabwemera, ahubwo bari gusabwa guca urubanza rw'abatinganyi babikora inshuro zirenga 15 bakaba bari gupfa kutabiryosha neza byonyine. Nti Abanyarwanda batazi aho bahagaze neza bari gusabwa kumva kandi bagaca urubanza rw'abatinganyi ndetse ngo batabogamye. Mu yandi magambo, kuba umutinganyi mu Rwanda si icyaha yewe sinikosa, kandi hari amateka bafata kimwe nk'abandi Banyarwanda, cyane ko nta nicyo bitwaye nta nicyo bivuze kindi kihariye, si byose yego keretse bikozwe cyangwa bikora umwana wawe wibyariye. Ikibazo ni ubundi mwamwanyweye ibiki kuko kurongora mudahuje igitsina ngo ntibikiryoha, ngo abakobwa ntibakigira icanga na gakeya, hagatuza kabo ngo wapi ngo musigaye mwikundira ibya kanjogera. Oya reka tubitware dutya. Erixson Semuhungu benshi bibeshaga ko ari utanga k'inyuma, nyamara ngo ahubwo ni ugafata byahatari. Uretse gato nkomoze kundi yitwa Semuhungu Didiyo w'Umunyarwanda wabaswe n'agahinda kwifuza kurongora bikamubana isinzi nk'abyo bitamuhagije, agatangira gufata abasore bagenzi be ku ngufu, maze bikarangira afungiye muri Amerika ahitwa New Hampshire. Ndi gukurangira nti murage muri imitwaro ababyeyi twikoreza abana. Ni gute umubyeyi yita umwana we Semuhungu niba atari ukumushuka kwa mukunze, ubwo niwumva ko bifubitse mu ntege nke z'amarangamutima, niba atari ukugenura kabona uwo mwana uvutse hari icyo atazi. Semuhungu ni ikikoko ngo yamubyaye amukunze atatubya kondo ngo akurikiza abandi agatwara iby'abandi, ubundi nawe akabyita iby'ibawo, yagira ngo aramukomya akamukangisha gusukira i Bugande. None mubyeyi wabyaye Semuhungu niwe wamutumye kunyara myanya iva mu mwanda y'abasore bagenzi be. Reba neza, uyu ni mama wa Erixson Semuhungu wari wamusuye aho ntabashije kumenya neza, ariko ubanze ari muri Afurika y'Amajyepfo. Aha yaragiraga ati muraho murebe ibyo mbazaniye. My mom ati mama wanjye, asubiramo ati mama ati mama wambye maze nanjye nkabicamamare. Wakoze kuzama. Aha yari ataramenya Urwongereza kuko yararwishe, nako ibyo ntabwo biri mu bitugenza. Ati wakoze kunza kunsura akira kabizo. Ni umubyeyi ubona ko yishimye, ariko harimo n'imbereka atishima se ntiyari yashingiye inkumi ye ku muzungu. None Banyarwanda namwe Abanyarwandakazi, mama Erixson Semuhungu ni umwosha koko. Abapapa bakabimenya kare bati umwana w'ikigoryi n'uwa nyina. Nihe ndwara muri izi ebyiri Erixson Semuhungu arwaye? Ni paraphilic disorder cyangwa ni sexual sadism? Eric wacu nako umusangira ngendo mukuru byapfire hehe? Ni bukurura cyangwa ni burekura? Ntiza amatwi yawe gusa ubundi tubive muzi. Uyu wumva ni Emperor ku ijwi ry'urangwa ku Virgin kubaho nukubaho nyine. Indwara ya mbere naringize ntiyitwa paraphilic disorder. Iyi ndwara ibaho igihe uyirwaye imberoho ye ihaguruka gusa ruko ateje uburibwe mu bagiye gukorana imibonano. Iyo washaka kuyikorera tataye umutwe naribwa ngo nyiri kurwara imberoho ye ntihaguruka, wibuke Semuhungu yamenyerejwe gukora imibonano ari mu buribwe. Indi ndwara kandi yitwa sexual sadism. Iyi rero irenga kwishimishanya n'umuntu utaka kandi aribwa, ahubwo ukanamugundira binyuze mu kumukangisha isebo yakura mu kwanga gukomeza gukora ibyo musanzwe mukorana. Igitangaje indwara irarwarwa kandi ireze. Abazi Dubai potapoti bazi by'abasire queen bacu bari kubaka amataji Kigali bakorerwa. Unoshere hose bituma mu kanwa kabo cyangwa se bakayimbwa zabo zikabasambanya nta na protection. Ibintu Semuhungu hasa nutuye hafi. Oya ibi ntabwo ari ugushoma, ahubwo tutarabyinjiramo neza umva ititire hano. Harimo n'uwo basambanye inshuro 15. Ibyo wamenya kuri dosiye ya Semuhungu, iyo ni inkuru y'igihe. Nujya umwumva ujye usinya kore papa wabanditsi mu myitakaduro. Tera kabo gitwibutseho gakeya. Ushinjwa kugira isura idakunditse kandi akaba umwana mubi kuko yarashatse kuraburiza Gitafu wihahira. Akomeza avuga ko Semuhungu akurikiranwe ibyaha birimo ibyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira agaragara amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyaha cyo gusebanya. Wibuke ya ndwara sexual sadism agenda gakabije gashingiye ku gukora imibonano mpuzabitsina. Katwinjiremo. Umusore wa mbere wareze Erixson Semuhungu afite imyaka 22 y'amavuko, mu gihe undi wafite imyaka 20 y'amavuko. Abasore bombi bamushinja ko mu bihe bitandukanye bagiye baryamana abanje kubasindisha. Icyo yihuse ahita yumva nuko ari abo bakoze ibyo bakoze Erixson Semuhungu bose abarenze irenga ibara ry'imibonano mpuzabitsina kuko bose ari abagabo. Ibyo gushinja Erixson Semuhungu byo niwabishakira kuko yarafashe ku ngufu, ahubwo byitwa sexual assault. Ndetse wakubika sadism kimusaba ugahita wumva ko
iterabwoba ryo gushira amashusho yabo hanze ryaba ryo ryatumye bamureka, kuko bitari ibyo bose ni abaryamana bahuje ibitsina. Mbese bamwe abanyarwanda bita abatingana. Umuswa umwe na kumuhanga hari yaravuze ngo mbwira inshuti zawe 5 nkubwire uriwe, maze intyoza nayo iti uri giteranyo cy'inshuti zawe 5. None ubwo twe tutagira inshuti bite? Kandi koko ni umuswa bivuze nari ngibagiwe. Ahubwo urazi se uyu musore imyaka 20 avuga ko yatangiye gukora imibonano na Erixson Semuhungu mu gushingira ku 25. Mbese ubwo yaragifite imyaka 19 y'amavuko. Ubwo ababyeyi barere ku kigo uyu musore yikagaho barumva icyo yakoreraga abana babo. Izo analize z'imihanda ni mu gihe undi umushinja we avuga ko baryamanye inshuro zitari munsi ya 15. Nibicu cyumvise urabyumva neza ko uretse kuba ari indaya bose babikoraga babishaka, ahubwo bakaba baragize ibyo batumvikanaho. Ndavuze ngo bagize ibyo bapfa. None umuntu kurongora inshuro 5 zose, ejo ukaza utasinze ukongera ugasindiriwe, cyangwa wongera gusinda kugira ngo wongera gushimiremo ahandi hakuryaga. Ubwanyu batikurana, nduzi ko ari ugutikurana naho gusamba nabyo ubanza nta bitsina biri hano, ahubwo hari wa mwanya w'inyuma uzwa n'igitsina katubyita uko babyita. Ati ubwanyuma batingana ahamya ko byabe hagati ya Mutarama na Gashyantare 2026. Nejo bundika ukomeje kumirwa, twe twarume badusukaho byeri tugatota, ariko biranga turongera turumirwa. Mwibazwa rye Semuhungu yakanye ibyo gusindisha baryamanaga, yemeza ko banwaga inzoga ku bushake ndetse n'ibyo babikoraga bishaka kandi ngo babyumvikanyeho. None se ubundi umuntu yagwatiriza inzoga ate? Niba uzinywa urazinywa se tu, ndagura unywe kuko sinjye ugena ikigero ugezaho kumva ugejeje. Bityo Semuhungu ntarenganire. Ku rundi ruhande Semuhungu ahamya ko ibyo gusambana nabo yabibakoraga nk'uko nabo babimukoreraga, bityo ko nta gato kabaga kabirimo. Ati narabatinze nabo barantinga, ikibazo sinzi aho kiri, narabariye nabo barandya. Ase mujya mwumva umuduko isi iriho, ibaze ko turi mu rubanza abagabo 3 baregana, kumwe yabarongoye inyuma ariko akabikora gake ugeranyije n'inshuro bo bamurongoye inyuma, aho kuba nibura bafite ibanza bashaka kubaka metaje. Cyaze 21st century ni moto papa. Akandi kantu nuko Semuhungu akana ibyo gusangiza abantu amashusho soni ko ngo atazi urubuga ati Perfect Boys rugaragaramo amashusho 21 y'urukozasoni, ndetse atazi n'uwari umugizi wa admin. Yongeraho ko nta mafoto cyangwa amashusho y'urukozasoni yigeze asangiza baruhuriyeho. Ese twajyanye cyangwa uri gusigara? Semuhungu ntakana ko ari amashusho, oya arahari. Buko indwara sexual sadism mutwayeho amashusho n'amafoto birahari. Bantumwe amafoto murongora n'abakunzi banyu muyafatamo niba koko ubundi mutarwaye. Igisubizo banza twagishakira mu Kanyamerika. Ese maye nukubika memories nibyo da ukabikimara tu. None se babagira ngo bazarebane nabande niba atari kuyasangiza abandi? Ubwo na ya mpano turamutasha. Ahubwo akantu ngusaba kumbikira ahantu nakangaka wasanga ko Erixson Semuhungu arabasindishaga gatuma batubwenge, ubundi akabona gufata amashusho n'amafoto. Ikidasobanutse n'ukuntu yabarabikoze inshuro 15 zose bisa naho babyumvikanya. Ubwo Semuhungu yakumbura inyuma kamwima akarakara, dore kana rwe sexual sadism. Reka tubisobanure nyuma ya operation yo muri Amerika. Umvase umwe mu bareze Semuhungu yagaragaje ko uyakunda kumutera ubwoba, amubwira ko nadasubira kumureba ngo bongere basambane azabibwira umubyeyi we. Raporo y'abahanga igaragaza ko ku itariki 25 Werurwe 2026 umwe mu bareze Semuhungu yamwereje ubutumwa agira ati kubwira mama byo urandega iki, nagukoze iki? Umva Eric, izo blackmailing zawe ndazirambiwe, byabaye kabiri ntibyakongera. Niba wumva wandeka kuri mama ngo nongere ngaruke, igenda ntaribi nzabyakira uko bije. Dosiye y'umugabo igaragaza ko Semuhungu we yabwiye ubushinjacyaha ko ibyo atari ko byagenze, ahubwo ko hari igihe kinini wamureze yamaraga dataha, bityo umubyeyi we akamuhamagara amubaza aho umwana we ari. None uwo mubyeyi w'uyu mwana yari afite nimero ya Semuhungu akaba atazi ibyo umuhungu we arimo. Nti ubwo ntabwo wumva ko n'ababyeyi babigiramo uruhare? Semuhungu ahamya ko yakunda kubwira umusore ko nadataha abwira nyina ibyo arimo, bityo ko yumva nta cana kimwe kibirimo. Barasetsa. Umva se katunyura muri operation y'ukuntu Erixson Semuhungu yafashe umuzungu akamukinira mu nyuma he, hanyuma nk'ibyo bitamuhagije akanakwirakwiza amashusho n'amafoto byiwe. Iyi ni inkuru ya La Vegas Review Journal inasoza ivuga ko ibyo byatumye Erixson Semuhungu yirukanwa mu Amerika. La Vegas man is accused of videotaping a sexual assault on an individual who passed out after drinking, then sharing images of the assault through social media according to an arrest report. Bati umugabo muri La Vegas yarashinjwa
gufata amashusho y'umugabo wasinze yabure akamukoresha imibonano, nimvuga imibonano wumve imibonano mpuzambereho n'umwanya w'inyuma y'unguyu uvamo umwanda munini, yarangiza amashusho yakayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga nka Snapchat na WhatsApp. Ndaka Erixson Kabera 28 is charged with 2 counts of sex assault, unlawful dissemination of an intimate image of another and capture, distribute, display image of private area. I review journal bati Erixson Kabera imyaka 28 ubwo hari 20 yahujwe n'ibyaha bibiri, guprofita cyangwa se gutinga umuntu batabyumvikanyeho neza ibi bihura na ya ndwara twahereho ya sexual sadism, nyuma agafata amashusho n'amafoto yibanda ku myanya y'ibanga akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Dore uko ngo byagenze. Uyu mugabo ahohota avuga ko umunsi umwe kuko ibyo byabaye na 18 yaje kumva bamubwira ko ari amashusho yambaye ubusa ndetse ari gukora imibonano mpuzambereho n'umwanya w'inyuma kuri Snapchat. Ati nk'ibyo bitari bihagije, nyumva n'inshuti yanjye arampamagaye imbwira ibyo mashusho ndetse n'amafoto, nuko mpitamo kubasaba amashusho n'amafoto. Ndebye koko nsanga ni njyewe. The victim stated the photos and videos have been leaked through WhatsApp to a known amount of people to include his family. Ati amafoto na video by'abantu benshi utabara binyuze kuri WhatsApp binagera no ku muryango wanjye. Akomeza agira ati uwo munsi biba nari najyanye na Eric gusangira inzoga nuko ndasinda bikomeye passed out mu gihengo y'agaco. Rero nibwo amfatiranye ikirenze kuri ibyo, nge nta kibazo cyari nabigizeho, ahubwo icyambaje nuko byumva nyuma no kubona yaramfasha amashusho ntayampa ahubwo akayakoresha mu nyungu ze. Uyu mugabo nawe ngo akimara kwibona akorerwa ibyo yahise ahamagara polisi nayo nta kindi yakoze, yaraje ifungira Semuhungu muri aparitoma yabagamo, araburanishwa nyuma aza koherezwa mu Rwanda nyuma yo guhamwa n'icaha. Ubu ntiyakongera gusunutsa amazuru muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Dusoza sexual sadism itandukanye na paraphilic disorder kuko iyi paraphilic disorder yo inashingiye ku mubiri physiological effects, aho nyiri kuyirwara imbereho ye itabasha guhaguruka atabanje kubona bagiye gutingana cyangwa gukorana igikorwa, ariko abara akenshi mugiye gukorana imibonano bisaba ko abari gutaka cyangwa se yavuye amaraso menshi. Mu gihe sadism yo ishingiye ku mikure y'umwana agahenda yanyuzemo itotezwa ndetse n'izindi toroma zamukukiyemo ku buryo atakaza igipimo cy'umuntu. Muri yo kwishima bikaba bishingiye ku kumva uburibwe ari nako abutera abandi. Byumve neza gutya. Kugira ngo umupede bisaba inzira eshatu z'ingenzi. To prepare for anal sex without pain, start by relaxing using plenty of lubricant and gradually dilating the sphincter muscles over time, starting with one finger and progressing to twice. Use high quality water-based or silicone-based lube and incorporate deep breathing to help the muscle relax. Australian broadcast n'izindi website yewe n'abaganga b'inzobere bati kugira ngo ubashe kurongorwa umwanya uturuka mu mwanda w'inyuma nta buribwe bigusaba icambere gutegura mutwe. Mental relaxing icaka bikoresha utuzi ndetse n'amavuta atuma abasha kunyerera. Ubirika mvuga guciramo sawa. Icya gatatu bati gake ukagenda ukwedura sphincter muscles zawe utwoni twatunyama tugenzura uko umwanda wasoka. Nukuvuga rero ngo abapede cyangwa abatiganye basabwa nibura amezi 3 bagenda bakwedura gake bifashisha intoki ubundi karoti inyuma bakagira ibikoresho byitwa vibrators. Ikibazo ni Erixson Semuhungu yabaranyuze muri izo steps zose, igisubizo kiri hafi ya oya. Yabitangiye mu Rwanda akennye kandi no kuri cyane uzasanga abana binjira mu butinganyi bakundirwa kuba inyuma hawo ngo habagikomeye. Ibisa n'ibihuzwa no kuryama n'umukobwa wisugi ngo nibyo biryoha mu gikorwa, aho bigana nahanga sasa. Erixson Semuhungu yakoze ibintu akiri muto kandi akennye, ashakamo amaramuko akuramo uburibwe kandi bwinshi bimwangiza mu mutwe. Ibaze kugira igitsina nk'umugabo utagikoresha birababaje. Muri zira gahunda zabo bakora nk'abakobwa aribyo bita bottom basabwa kwikinisha kandi nta buryo cyangwa ibyishimo bakuramo na gato. Wibuke bahura n'abagabo benshi bafite ibitsina by'ingano zitandukanye, inyuma hagira umura wegeranye kandi cyane. Bivuga ko kwitaho umwanda nabyo bishoboka cyane. Ibyo byose biraganisha kuri sexual sadism ari mukoresha gufata amashusho igihe cyose ku buryo azayifashisha akangana ngo baze bakore ibyo basanzwe bakora. Ikindi barwaye sadism barushaho gukora sex mu buryo bwinshi butandukanye ariko bushingiye ku kubaza wo mu gisangi. Ibyatuma wumva impamvu abasore bayikoranye na Semuhungu bayirambiwe kubera uburibwe bahuraga nabwo. Ikigoye nuko kubivamo bitoroshye namba. Turacumbitse ntidusoje.